Yes, welcome again to our YouTube channel. Kuri uyu mwanya rero ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru idashimishije, ngira ngo benshi mwagiye mubibona ku ma YouTube channel menshi agiye atandukanye muri kino gitondo. Dogiteri Nsabi rero ni umusore wari umaze kumenyekana hano mu Rwanda, mu ruhando rwa sinema, by'umwihariko gukina muri filime, akinana na ba Kiramani, akina mu Irebero, akina mu mafilime menshi nyine kandi agiye akomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko uyu mwanya siko bikimeze, ahubwo byahinduye isura. Tubanze turebe ngo ubundi Dogiteri Nsabi ni ibiki bimubayeho, ariko mbere yuko tubyinjiramo neza, ubundi banza umenye gatoya tumwe mu tuntu dutangaje twari tumaze iminsi tuba kuri uyu Dogiteri Nsabi, ku buryo bavuga ko ari nako tumukozeho. Ubundi mbere yuko tubyinjiramo neza, reka tubanze tumenye ngo ubundi uyu musore avuka ryari, avuka he? Ubundi Dogiteri Nsabi avuka mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, wabyumvishe neza, ari gukabakaba hafi mu myaka 26, akaba avuka mu karere ka Musanze, aracyafite ababyeyi bombi, akaba umuhungu wa kabiri mu bana bane, niyo mfura y'umuhungu, ariko afite mushiki we w'umukobwa mukuru ushatse muri Nyaruguru. Dogiteri Nsabi rero ababyeyi be yakuze ise ari umufundi, nyina asiga amarangi. Avuga ko ari ibintu bitorohaga cyane kubona icyo kurya, ariko umunsi ku munsi uko bagendaga bamara igihe mu kazi, abantu benshi bagendaga bamenya ndetse banabagirira icyizere, bakarushaho kubona akazi uko bagendaga bamara igihe. Uyu Dogiteri Nsabi yize muri GS Muhoza segonderi, aho yize MCB. Ubwo urabyumva neza ko iyo umuntu yabyize neza abirangije aba umuganga. Yize shimi, biyoloji na mate, mbega mu kinyarwanda ni imibare, ubutabire ndetse n'ibinyabuzima. Yize biyoloji na shimi n'imibare muri GS Muhoza. Uyu Dogiteri Nsabi avuga ko yakomeje asobanura ko ubundi gukina komedi kwiwe, cyangwa se ibintu ubona ko yabitangiriye mu kigo yigagamo, kuko wamusangaga mu tuntu twinshi, yaba mu itangazamakuru, yaba mu mikino, yaba mu makarabu menshi agiye atandukanye akina ibintu bijyanye na komedi no gusetsa, ku buryo hari n'igihe atwara igikombe bwa mbere acyegukanye muri 2018, ubwo yari agiye gusoza amashuri. Hari hatanzwe insanganyamatsiko igira ngo twige kubana neza n'abana bafite ubumuga. Bakinnye neza icyo gihe mu kigo cyabo hataha igikombe, ariko by'umwihariko bagikesheje uyu Dogiteri Nsabi. Nyuma y'uko rero agiye kurangiza kwiga, nibwo yaje gutekereza kuba yahuza ikipe cyangwa se timu, ariyo yaje guhuriramo Bijo bijandaranye ubutumwa, ndetse n'umwana mujya mubonamo witwa Bishokoro, batangira gukina amafilime yabo gake gakeya, ariko ubona ko nta mbaraga nyinshi zirimo, ariko akaba yarakundaga gupositinga kuri Instagram cyane. Aribyo bintu byaje gutuma Kiramani abona Instagram ye, atangira kumufollowinga kubera utuntu yakoraga two guhamagara. Kiramani abonye imvugo yiwe itamenyerewe muri sinema, nibwo yaje gufata icyemezo, aravuga ngo ubundi wahura n'uyu musore cyangwa se nkamwandikira nkamubaza niba yazemera ko duhura, kuko Kiramani yaratangiye kubona ku mafaranga makeya ariko atari menshi cyane. Nabwo nibwo yaje guhita afata umwanzuro wo kuvuga ngo reka mvugishe uyu musore, numve igitekerezo afite, wenda hagira ikivamo tukaba twahura tukazakora ikintu kizima. Ubwo rero Kiramani yandikiraga Dogiteri Nsabi, Dogiteri Nsabi nawe adatindije, ubwo yabonaga message yahise amusubiza byihuse, ndetse hashize iminsi mikeya uyu nguyu yahise atega imodoka rwose amanuka i Kigali, bahita bakora video ya mbere. Video ya mbere bakoze ni video yo kujya kugura indaya. Iyi video yaje no gukundwa ku buryo buteye ubwoba, ku buryo na n'iki gihe iri muri video ziba kuri Kiramani Empire zarebwe cyane kurusha izindi. Ubu ngubu ikaba imaze kugera mu bihumbi hafi 900, igiye kugera miliyoni. Karo video ya mbere bakozemo abantu benshi, barebye imyambarire ye, isura ye, imivugire ye, abantu benshi baragiye bakunda uyu musore, ku buryo batangiye kubwira Kiramani ngo baramubwiye ngo ujye uzikora, uyu musore arimo, kuko yaryoheje ibintu cyane kandi ashobora kuvamo umuntu ukomeye cyane. Gusa dusubiye inyuma gatoya rero, ubwo Dogiteri Nsabi
yatangiraga urugendo rwe rwa sinema, yumvaga ko ari ibintu bishobora kutazavamo ibintu bikomeye cyane, kuko bahoraga bamubwira ngo jya mu gisirikare cyangwa ujye mu gipolisi, kuko ubundi i Musanze abana baho cyangwa se abasore baho bakunze kujya mu gisirikare ku buryo buteye ubwoba, ariko Dogiteri Nsabe yarabikatiye yigira muri sinema, ku buryo kuri iki gihe nyine urebye amafaranga akorera aba ari amafaranga menshi cyane. Ndetse ibyo ngibyo byaje gutuma rero n'ababyeyi be bamucaga intege ubwo babonaga ko atangiye gutumwaho n'abantu bakomeye, batangira kubona ko bya bintu bishobora kuzagira icyo bitanga. Dogiteri Nsabi rero nyuma y'uko agize izina rikomeye, yavuze ko yahuye n'ibindi bibazo, by'umwihariko kumenyekana ni byiza, ariko nabwo kumenyekana bituma abantu benshi utari uzi batangira kukwaka ubufasha, ndetse benshi bagashaka no kumenyana nawe, kandi ukabona nabwo umwanya uramutse uwubahaye bishobora kuba byagira ikindi kintu biteza. Uyu nguyu Dogiteri Nsabi rero yakomeje avuga ko by'umwihariko gukina filime byamwunguye inshuti nyinshi zigiye zitandukanye. Muri izo nshuti navuga by'umwihariko nka timu ya Kiramani, harimo nka ba Soroba, ba Devu, ba Kiramani n'abandi ku ruhande, harimo nka ba Seburikoko tuzi nka ba Niyitegeka Garatiyani, Bamenya ndetse n'abandi benshi bagiye bamumenya uyu musore, ndetse bakaba banifuza gukinana amafilime nawe umunsi ku munsi, ku buryo Dogiteri Nsabi rero ubu ngubu ku Irebero TV amafaranga akura akaza akayahuza n'akura muri My Heart cyangwa se kuri Kiramani Empire, akayahuza n'akura muri Big Mind. Ni amafaranga aba menshi cyane, ndetse akajya guteranyaho n'ayo akura kuri YouTube channel yiwe yitwa Dogiteri Nsabi Comedy. Ndetse hari n'andi mafilime yagiye atambuka yagiye agaragaramo agiye atandukanye, by'umwihariko hari filime bakinanye we na Kanyombya, cyangwa se bagaragayemo we na Kanyombya, ndetse n'indi yagaragamo yitwa ngo Mituweli. Iyo filime yayigaragayemo yitwa Mituweli. Iyi ngiyi rero akaba nayo ari filime yamenyekanye cyane hano mu Rwanda, by'umwihariko iyo yakinanyemo na Kanyombya yitwa Ku Ivuko. Iyo filime yari itangiye kurebwa cyane, ndetse itangiye no gukundwa, nubwo haje kuzamo ikibazo cyo kwishyurwa amafaranga menshi, bigatuma uwayikinishaga abura ayo kubahemba, bituma iriya filime ihagarara, kuko guhuriza Dogiteri Nsabi na Kanyombya muri filime yawe utari kwinjiza amafaranga menshi, kubona ayo bahemba ndetse n'ayo uhemba abandi bakinnyi nawe ukagira n'icyo ukuramo, ni ibintu biba bigoye cyane. Rero uyu Dogiteri Nsabi nk'uko nabikubwiye, amaze kugira izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, ku buryo usanga ari umusore uba ufite amafilimi menshi yakinnyemo yagiye arebwa cyane, by'umwihariko ndetse unakundwa cyane hano mu Rwanda, kuko urebye Dogiteri Nsabi filime z'impamvu akunzwe cyane, filime za Dogiteri Nsabi ubundi 65% zirebwa n'abantu bakuze, nta kuntu ari urubyiruko, bya bindi urubyiruko ruza rukaguhindiraho hazaza undi bagahita bagusiga. Oya, Dogiteri Nsabi filime ziwe cyangwa se ibihangano byiwe 65% birebwa n'abantu bari hejuru y'imyaka 35 kuzamura, mu gihe abandi benshi tugiye tuzi nka ba Mitsutsu, ba Nyagiso, usanga ubwo amavidewo yabo arebwa n'abantu bari munsi y'imyaka 35. Akaba ariyo mpamvu rero abangaba kuzima biba byoroshye, kuko iyo haje undi muntu ubatwikira gatoya niwe bahita birukankiraho, ariko usanga n'abantu bakomeye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ushaka kureba videwo ajya kwirebera videwo za Dogiteri Nsabi, kandi ugasanga nabwo n'urubyiruko ruri mu myaka mikeya narwo ruramukunze. Akaba ariyo mpamvu rero Dogiteri Nsabi igikundiro cyiwe cyihariye, kuko we akunzwe n'abantu bakuru kandi bagiye batandukanye bo mu ngeri nyinshi, yaba abayobozi, abapolisi, kuko usanga rimwe na rimwe nk'ahantu umupolisi yicaye ari kureba filime, usanga filime ari kureba ahanini cyane ari filime z'uyu nguyu Dogiteri Nsabi. Reka ngushimire ko wabanye muri kino kiganiro, kubwira ngo byaba byiza ukoze subscribe ukadutera umusanzu kuri YouTube channel, kuko YouTube channel inyuraho ibyegeranyo byinshi bigiye bitandukanye by'abasitari, amakuru ya politiki, umanutse hasi wabisangamo ibyo twagiye tubakora kuri M23, uburyo Trump aherutse gukansaringa inkunga yaherezaga South Africa ya SIDA. Ibi ngibi rero bikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuba byazajya bikugirira akamaro umunsi ku munsi.